Nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri Go and Study Scholarship Channel, aho mubasha gusobanukirwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane cyane byibanda mu gisata cy'ubumenyi. So nanone turongeye tubaye ikaze. Nkuko mubizi rero, application muri Rwanda Polytechnic irakomeje. Niyo mpamvu kuri uyu munsi izi tariki tugiye kubereka buryo ki mwe mwese mwize TVET cyangwa se TSS ndetse nabize amashami ya science arimo MPC, MCE, PCM nandi mesha agiye atandukanye cyane cyane arimo imibare, uburyo mwese mwakwikuramo application muri Rwanda Polytechnic nta kiguzi bigutwaye uretse guha umwanya iyi video kayireba ukayisobanukirwa kugira ngo nuze kugira ikosa na rimwe ubashe gukora muri application yawe. So ufite telefone yawe, ngo ndavuga smartphone cyangwa se machine, twagiye urazuze muri Chrome yawe. Urabona ko tugeze muri Chrome. Numara kuza muri Chrome yawe urabona hano ho gusacingira, uze wandikemo RP byonyine birahagije. Urabona ko wese yakuyobora kuri RP, uzana kuri Rwanda Polytechnic. Urabona ko ukigera hano bahita baguhereza ibintu byinshi. Rwanda Polytechnic, RP application portal, announcement. Kugira ngo rero wirinde, hano twageze dukora kuri RP application portal, ariko niba ugiye gukora application yawe ugiye kuyikorera ubanzuze hano kuri website, ubanze ubone amakuru yose nkuko hari. Urabona tugiye kuri website yabo, urabona ibintu byinshi cyane. Ahangaha ni tuhava ndetse noneho ngenda nkwereka uburyo ki uri tusozamo application yawe. Icyo usabwa nta kindi ni uko umwanya wawe mutoya cyane rwose ntabwo iyi video itinda, uhanga amaso iyi video ubundi ukabasha gusobanukirwa. So ngira ngo hano urabanza uzurebe, hano hari announcements, ndacyo nshaka ko tugarukaho cyane cyane. Call for application for 2025 secondary school leavers wishing to study at Rwanda Polytechnic in academic year 2025-2026. In announcement, none akazi ya second intake ya yawa ninge nayo tureba cyane. So ngira nganga murabona announcement, uraza noneho wowe ibi nago tubitindaho cyane, uraza ukoreho ahasiga ugenda urebe deadline ndetse n'ibikenewe byose. Nanone ku bandi bantu bifuza kuba bakwiga bishyurira, hano uraza hano urebe, hano hari service, uraza hano kuri service uzuhakora urebe about RP, na uraza gusobanukirwa byinshi cyane. Academic, special academic, na uraza gusobanukirwa ku buryo muri make hano amakuru yose wibaza cyangwa se abashaka kubabaza umuntu yose ugenda uyasobanukirwa. Kandi ngira ngo ibyo byose muragenda mubireba, dore ngibi hano iri ni itangazo riheruka, ngira ngo murarireba, ibi byose ni biriho. Hano kuri za service tangwa ngibi hano RP learning, RP MIS, byinshi cyane bigiye bitandukanye. Tudatinze rero, ahanga ntabwo nshaka ko dutinda, sinshaka ko tuhatinda ko ndabizi dufite byinshi dushaka gukora. Tugiye kureba noneho uburyo ki tugiye kwa applying. Urabona tugarutse inyuma, hano uraza wowe hano uzano handitse ngo RP application portal. Ahanga nshaka ko tugendana muhakurikire cyane. Hano ukihagera ngira ngo urahita ubona ko bakubwiye ngo welcome to Rwanda Polytechnic application portal nkuko bigaragara hano hejuru. So hano application steps, urabanza uzusome izi steps zose uzimenye. Create an account by clicking creating account, hano ibyo biragaragara. Ukimara gusoza application hano bahita bakwereka ko ari akanyenyeri 700 urwego, ubundi ukabasha kwishyura amafaranga angana n'ibihumbi 5600 ukoresheje iyi code. Tuyisanga muri Koje Bank, aho ushyiramo reg namba yawe wabonye kugira ngo bigende neza. Ahangaro nta kindi nshaka kukwereka uburyo kiri buze kwikora application. Uzana kuri create an account, ngira ngo murayibona hano, urahita ubona agatebo kameze gutya, haba muri telefone cyangwa se machine. Uhita uzireba hano handitse ngo select applicant category,
hano urahita ushyiramo ko ari completed senior 6 cyangwa se level 5. uza hano kuri select country uzushyiremo Rwanda. Hano enter or select completion ya umwaka wasorejemo ni 2025. Ahangaha ukimara kubyuzamo gutya nta kindi tukora kuri proceed. Urabona proceed no gukomeza. Hano urahita ubona ipoto imeze gutya. Hano hari create student account. Ubwibi byose imyirondoro yose niyo tugiye kureba uburyo none ishyirwamo kugira ngo ukuriyetinge account yawe. Nibyo ugomba kwitaho kugira ngo uyishyiremo neza application yawe nize kuba yakwangirika cyangwa se yazamo ikosa na ritoya cyane. Hano uraza typingemo index number ibisanzwe y'ikigo ni ya indi wa iri kuri registration form ya indi mwakoresheje cyangwa se mwagiye muhabwa igihe mwuzaga amafomu mugiye gukora ikizamini cya leta. Hano uzushyiremo national ID. Hano ku bantu b'impunzi ushyiramo irangamunzi. Ku banyarwanda bafite indangamuntu z'inyarwanda ushyiramo irangamuntu yawe bisanzwe. Hano uzandikemo first name, other name, then email. Hano urashyiramo email yawe ukoresha cyane. Then hano kuri confirm email urongera typing email wanditse haro hejuru. Then phone number ni nomero bakubonaho. Ahangaha ugomba gushyiraho nomero uzi neza ko ihora iri ku murongo. Hano birth date urazushyiramo amatariki wavukiyemo ni ibisanzwe. Hano nusoza tushyiraho icyo bita create account. Hano urayibona create account, password account. Hano tuzushyiremo password uzajya ukoresha winjira muri account yawe. Hano retype password urongera typing password yawe bikunde. Nusoza rero tukora kuri submit profile. Numara gusubmitinga profile uraza gukomeza ahasigaye byose bigende neza nakabuza. Iburetse gatoya. Hano tumaze kubona uburyo ki wuzuzamo. Hano tugarutse inyuma gato cyane. Tugarutse inyuma ukimara kuzuza rero generatinga. Ukimara kuzuza urakomeza bagusabe gushyiramo documents. Niyo mpamvu turanahari ngo tugufashe. Ubonye hari ikosa ushobora gukora ryakubuza amahirwe, turashyiramo namba yacu muri WhatsApp cyangwa se gusobanuza uburyo ki wabyikorera, nayo turayishyiramo ku buryo wabasha kutubaza. So ndakeka dore kwishyura nahangaha ni code ukoresha bikagenda neza cyane. Ahangaha ndakeka noneho buri muntu wese aherereye abashije kuba yasobanukirwa uburyo cyari bwikoramo application ye muri Rwanda Polytechnic. Sawa, turabashimiye cyane. Amahoro n'imigisha bikomeze bibane namwe. Iyi ari Go and Scholarship channel. Ibiganiro byiza, amakuru meza n'ahandi wayasanga uretse ahangaha. Icyo tugusaba ni gukora subscribe, like na share kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe buri munsi. Murakoze cyane.